Igitondo cyiza bene data, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese, kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Hari ababa baryamye kubyuka ntibikunde, kuba twabyutse uyu ni umunsi Uwiteka duhaye kugira ngo tuwishimiremo. Birakwiye ko Imana yacu tuyigenera umwanya, tukayiharira umwanya. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere 2025 iragira iti uzanesha ahishiwe izina rishya. Ifunguro ry'umunsi wa none rero riratwibutsa ko uzanesha ahishiwe izina rishya. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka mbanze mbaririmbire indirimbo ya 8 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti izina rya Yesu. Izina rya Yesu turaryubaha, twemera umukiza yuko ari Uwiteka. Bitera imbaraga icyubahiro, kuko Yesu ari we ijambo ry'Imana. Bitera imbaraga icyubahiro, kuko Yesu ari we ijambo ry'Imana. Yesu ni we jambo ryaremye isi n'umunsi n'ijoro risobanutse. Inyabaswa ntabwo ibiguruka, n'umuntu mw'ishusho y'Uwiteka se. Inyamaswa nazo ibiguruka, n'umuntu mw'ishusho y'Uwiteka se. Yaciye bugufi azi no mw'isi, maze abanyabyaha babi baramwita. Nubwo afite izina ry'icyubahiro, hanyuma arazuka ajya mu ijuru. Nubwo afite izina ry'icyubahiro, hanyuma arazuka ajya mu ijuru. Mwene data ushime iryo zina rye, wicishe bugufi kuko ari we Mana. N'umukiza wacu yitwa Uwiteka, wo ku izina yise rirahebuje. N'umukiza wacu yitwa Uwiteka, wo ku izina yise rirahebuje. None mu mutima wawe mwibuke, reka nesha teme ibyo byaha byawe. Yawe ubutware buragutindire, wa mubisha wawe iyahira. Yawe ubutware buragutindire, wa mubisha wawe iyahira. Kandi umwami Yesu azagaruka, azanye ubutware n'icyubahiro, maze isi yose izamwimika. Azamubona yemuzi, maze isi yose, maze isi yose izamwimika. Nanjye zamubona yemuziza. Haleluya, haleluya, haleluya.
iri zina ryiza rya Yesu bene data turaryubaha, twemera ko ari umukiza wacu, uwo ni we wadupfiriye ku musaraba igorogota. Iryo zina iyo turivutse imyuka mibi irahunga, imbaraga z'abadayimoni ziratsindwa. Iryo zina ni ngombwa kuryubaha kandi tukaryizera, kuko nirwo rufunguzo, niryo twambaza, niryo tuvuga Satani n'abadayimoni bagahinda imishyitsi. Bene data, reka twihuse dusome ijambo ry'Imana byahishuriwe Yohana. Dusome byahishuriwe Yohana ibice ni 2 umurongo wa 17. Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 17. Haravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha, aho ngaho niho hari umukoro. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Amen. Reka twongere dusome mu Itangiriro. Itangiriro ibice ni 12. Itangiriro ibice 12. Ibice 12. Itangiriro dusome duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Uca akarongo hano, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Amen. Bene data, iyo Imana ihamagaye umuntu mu nshingano cyangwa se mu muhamagaro wayo, icyambere ikora ni ukubanza kukwambura ayo mazina yose y'amagenurano, ayo mazina yose wiswe n'ababyeyi, amwe namwe adukururira imivumo. Imana rero yo ihera ko iguhindura ayo mazina ikakwita andi. Si uko kwita gusa, kuko iranakogeza ikakugira umusitari. Nibyo yabwiye Aburahamu imaze kumuhamagara ngo asige bene wabo, ave iwabo, asize umuryango we n'inzu ya se, kugira ngo azajye mu gihugu cy'i Kanani. Hanyuma Imana imusezeranya ko izamugira ubwoko bukomeye, ikamuha umugisha, hejuru y'ibyo byose ikogeza izina rye, akaba umusitari, akamenyekana. Niko bimera iyo Imana iduhamagaye tukayitaba. Ntabwo igenda ngo yongere iduhisha ahantu, ahubwo iratumenyekanisha amazina twari dufite, ikayahindura, ikaduha n'amatayitozi, ikaduha n'amazina y'ibyubahiro mu muhamagaro, ikakogeza, ikakumenyekanisha. Abatari bakuzi bakakumenya, ukitwa umukozi w'Imana, ukitwa umuririmbyi, ukitwa umudiyakoni, ukitwa umuvugabutumwa, ukitwa umushumba, ukitwa n'intumwa n'andi mazina yose. Nyuma y'ibyo byose dukomeza mu ntambara tugenda turwana nazo, dukomeza kugenda turwana, ariko dutegereza irindi zina rishya tuzahabwa. Ariho Bibiliya idukangurira ko tugomba kurwana tukanesha, kuko avuga ngo uzanesha
azamuha kuri manu yahishwe ndetse n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse nyir'ubwite. Iri zina rizahanagura ya mazina y'amagenurano twiswe n'ababyeyi batumariramo utuhinda twabo n'ibibazo byabo n'amakimbirane yabo. Imana izakoresha iryo zina mu guhanagura ayo mazina yose y'imyaku twaturiweho n'ababyeyi cyangwa se abandi bantu. Twese ni ngombwa ko duharanira kurwana intambara ya kigabo tukanesha, kugira ngo tuzabashe guhabwa ririya zina rishya buri wese ahishiwe ariharanire. Bene data, ntabwo umuntu wese azabona ririya zina, ni ukurikorera rero. Birasaba kurikorera, birasaba ko buri muntu wese arikorera. Ntuzapfa kurihabwa gusa, ugomba kurikorera. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kandi ritugire neza, duharanire gushakisha iryo zina rishya rizasimbura amazina yose twiswe atari meza muri iyi si. Ijambo ry'Imana rikomeze kutugira neza muri byose. Amen. Dusenge. Data, turagushimiye, duha imbaraga zo kunesha kugira ngo tuzabashe kugusingira no kuzabona kuri ririya zina buri muntu wese rizahanagura amazina y'amagenurano, amazina twiswe aturaga imivumo. Ayo mazina mwami azakurwaho, uduhindurire amazina kuko wahinduriye Aburahamu akaba kuri Aburahamu akaba Aburahamu, kuko wahinduriye Sarayi akaba Sara. Natwe uzaduhindurire amazina, tubone izina ryacu rimwe rishya kandi ryiza. Urakoze, urakarama, bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bene data. Mwese mbifurije kugira weekend nziza n'umunsi mwiza. Shalom, shalom.